umaze iminsi ubona ibiguhahamura, umaze iminsi ubona ibiguhagarika umutima, umaze iminsi wita kuba kuvuga gusa, umaze iminsi ubona abagusuzugura, umaze iminsi ubona abagupinga, umaze iminsi urwana n'ibikuta by'ibigusubiza inyuma, ariko akiri humure mu izina rya Yesu. Niba uriho ntawe ubereyeho, kubaho kwawe bimaze iki? Niba kubaho kwawe nta muntu ugomba kurya ku bwawe, ntiyambare ku bwawe, ntishime ku bwawe, ntiyige ku bwawe, nta muntu ugomba kubaho neza ku bwawe, no kubaho kwawe ntacyo byaba bimaze, no gutunga kwawe ntacyo byaba bimaze, no kugira byinshi kwawe ntacyo byaba bimaze. Wowe ubwawe n'icyo ukorera Imana, Imana yahagararaho ikugirira neza. N'iki cyatuma Imana ikwibuka? Ni ingeso nziza, ni amagambo mazima, ni ibikorwa byiza, ni imbabazi ugira. Nshuti bakunzi ba Yibuka TV, twongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Ari mu gihugu cy'u Rwanda, bari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Muri aka kanya turi kumwe n'umukozi w'Imana Bongo Alphonse, tugiye kumwakira tugezeho ijambo ry'Imana. Kwibutsa kureba muri telefone yawe cyangwa muri mashini yawe, iri iburyo bwawe ahari ijambo ritukura, ukandeho subscribe kugira ngo ibiganiro byose n'ubuhamya butandukanye n'ijambo ry'Imana tuzajya tunyuzaho kuri channel bijye bikugeraho bikoroheye. Imana iguha umugisha kubwo kudushyigikira. Shalom. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane, mbashimiye ikaze muduhaye hano kuri Yibuka TV. Mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, ibirasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, muri rusange, abari muri Amerika, abari dukurikiye muri Aziya, abadukurikiye mu Burayi, abadukurikiye mu bihugu byose bya Afurika, ndetse muri rusange inshuti, abavandimwe hirya no hino ku isi, kuko tubizi ko mudukurikiye muri benshi. Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze rero hano kuri Yibuka TV mu biganiro bitandukanye, kimwe n'ubuhamya, abigisha batandukanye. Twabasezeraniye ko tuzajya tubaba hafi cyane nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero numvise Imana yashyize ku mutima wanjye inyigisho yitwa Kwibukwa n'Imana Kubw'Imirimo. Kwibukwa n'Imana Kubw'Imirimo ni inyigisho Imana yashyize ku mutima wanjye. Ese we wabukorera Imana? Ushobora kuba ujya ukorera Imana, rimwe na rimwe ukagira ibigeragezo, ukagira amakuba, ukagira ingorane, ukagira ibintu byinshi bikugerageza, ukagira ibintu byinshi bikunaniza, ibiguca intege, ariko ugatekereza ese hanyuma yo gukora hari iki? Hari ubugingo buhoraho. Ariko tukiri no mu isi, Imana ijya yita ku mukiranutsi uyikorera ku manywa na nijoro. Nta muntu ujya ukorera Imana ngo imukurire mwaho. Bamwe bajya bavuga ngo nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Birashoboka ko wageragezwa, birashoboka ko wahura n'ingorane, birashoboka ko wahura n'ibigeragezo ukorera Imana uri umukozi wayo. Biranashoboka ko wanakena, nubwo rimwe na rimwe abantu benshi cyane bavuga ko gukorera Imana, batekereza ko abantu gukorera Imana kw'abantu rimwe na rimwe ari ukugaragaza ko uri umukire gusa, kugaragaza ko ugendera mu modoka nziza. Birashoboka ko waba umukozi w'Imana ugenda n'amaguru, birashoboka ko waba umukozi w'Imana ukennye, biranashoboka ko waba umukozi w'Imana uhura n'ingorane nyinshi no kurusha abandi bantu. Ariko ndashaka kukubwira ngo nyuma yo gukorera Imana, nyuma yo kubaha Imana, nyuma yo kuyinezeza ukayihesha icyubahiro, hari ingororano z'abakoze. Imana ishimwe. Reka rero dusome ijambo ryayo. Ni ijambo riri hano mu gitabo cya kabiri cya Samweli mu bice 9 n'umurongo waho wa mbere niho dutangirira. Ijambo ni ukwibukwa n'Imana Kubw'Imirimo. Wowe udukurikiye, mwene data, mushiki wanjye, muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo gukorera Imana bisaba kwitanga, bisaba kwigomwa, bisaba gufata igihe cyawe ukagiha Imana mu byo uyikorera. Reka rero dusome igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 9, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Haranditswe ngo, bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni nje umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiri wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyari umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira mukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya, maze Dawidi aravuga ati,
Mefibosheti aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kugira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ni intumbi y'imbwa. Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye, asarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Imana ishimwe. Aya magambo tumaze gusoma ni amagambo agaragara nk'aho ari maremare. Ijambo dufite ni ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ndashaka kubabwira ko Imana ijya yibuka umukiranutsi. Aya magambo tumaze gusoma ni amagambo atubwira ku muntu witwaga Siba, akatubwira ku muntu witwaga Sawuli, akatubwira ku muntu witwaga Mefibosheti, akatubwira ku muntu witwaga Dawidi. Ijambo dufite ni ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ni ukuvuga ngo aya magambo tumaze gusoma ni amagambo agaragara nk'aho ari maremare, ariko atubwira ku nkuru zifatika zigaragaza urukundo Yonatani yari yarabanye, uburyo Yonatani yari yarabanye neza n'umuntu witwaga Dawidi. Kandi mwibuke ko uyu Sawuli Bibiliya yatubwiye nk'umwami wa mbere wa Isiraheli, yari umwami washyizweho mu gihe Abisiraheli bari banze kuyoborwa n'ubuyobozi bw'Imana, bahitamo kwishakira umwami nk'andi mahanga. Bibiliya iratubwira ngo nuko Samweli arasenga abwira Imana ati Abisiraheli banze kuyoborwa n'umwuka wawe, ahubwo barishakira umwami nk'andi mahanga. Imana ibwira Samweli ati ntabwo ari wowe bananije, si wowe basusuguye, ahubwo ninjye basusuguye, ninjye bagomeye. Arangije aramubwira ati wowe bareke. Bibiliya iratubwira ngo nuko himikwa umwami witwaga Sawuli, yimikishwa amavuta yo mu mperezo, niko Bibiliya ivuga. Amavuta Sawuli yimikishwe yarafitanye isano nayo Dawidi yimikishwe, ariko icyitonderwa aya mavuta itandukaniro ryayo nico yajemo. Uvuga ngo amavuta Sawuli yimikishijwe yari amavuta yo mu mperezo, byasobanuraga ngo we Sawuli nutitwararika ubwami bwawe buzasozwa nk'amazi amenetse. Bishaka kuvuga ko iyi mperezo ikubiswe hasi cyangwa yituye hasi ibirimo birameneka. Noneho Dawidi yimikishwa amavuta yo mu ihembe. Bene data yose yitwaga amavuta, ariko icyo amavuta yajemo, inkomoko y'amavuta ukoreramo, inkomoko y'icyo amavuta yashyizwemo, icyo yajemo. Bibiliya ikavuga ko Dawidi yimikishwa amavuta yo mu ihembe, bisobanura ngo ubwami bwawe ndabukomeje kandi ndabushyigikiye. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ko Dawidi arimikishwa amavuta yo mu ihembe, arangije asubira inyuma y'intama. Bibiliya iravuga ngo Imana iza kohereza Imana ikomeza kubana nawe, ariko mbere yuko yimikwa urumva ko Samweli yaje kumwimika ari mwibanga, kuko ntabwo Imana yashakaga ko bimenyekana ko Dawidi yimitswe, kuko byatekerezwaga neza ko hashobora kuboneka ingorane z'uko himitswe undi mwami. Ubundi amavuta Abisiraheli bari basobanukiwe impamvu y'amavuta, bari babizi neza. Kandi uyu mwami Sawuli urumva ntabwo yari kwihanganira ko Dawidi yimikwa, byanze bikunze yarazi icyiza cy'amavuta, yarazi icyo amavuta asobanuye, yarazi umumaro w'amavuta. Gusukwaho amavuta Sawuli yarabisobanukiwe neza, yarazi impamvu yabyo. Niyo akibimenya gusa cyangwa akabibona, yari kumenya neza ko kera kabaye himitswe undi mwami ugomba kumusimbura. Byakozwe rero mu buryo bw'ibanga. Bibiliya ivuga ngo Samweli amusukaho amavuta, ariko mu kuyamusukaho yahabanje gutoranywa mu rubyaro rwa Yesayi. Bibiliya iravuga ngo Samweli abanza gushaka umuntu ugomba gusukwaho ayo mavuta. Abanza kwitegereza mu bahungu be benshi, yarafite abahungu benshi kandi beza b'uburanga barebare. Bibiliya ivuga harimo uwitwa Eliyabo, harimo uwitwa Abinadabu, harimo n'uwitwa Shamu. Ngo bari abasore batatu beza barebare banini b'uburanga, ku buryo ngo umuntu wese wabarebaga yahitaga abaha icyizere cyo kuba abami ba Isiraheli. Ariko Imana yireba bitandukanye nuko abantu bareba. Turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Imana ishimwe. Arangije Bibiliya atubwira ngo ageze kwa Yesayi asanga uwo Dawidi adahari, ngo asanga aba basore nibo bahari. Arangije ngo bose arabitegereza
ngo umwuka w'Imana muzaho. Imana ishimwe ko twebwe atuye muri twe abo mu gihe cyacu, ariko kera yabazagaho wanuraga hanura, urondora karondora, uhishurirwa gahishurirwa, umwuka kongera kigendera. Ariko Imana ishimwe ko twahawe umwuka wera nk'ingwate Yesu yadusezeranyije, kandi nk'umufasha utuyobora ibihe byose akabana natwe. Imana ishimwe, haleluya. Arangije Bibiliya tubwira ngo aritegereza, muri abo bose habura n'umwe wo kwimikwa. Bibiliya iravuga ngo Samweli arababwira ngo ni mumutumire aze, ariko mbere yuko mutumira abaza ngo mbese nta wundi usigaye mu bana bawe, ngo baramubwira ngo haracyari umwana umwe, kandi nawe ni umuhererezi, ari inyuma y'intama iyo mu ishyamba niyari cyangwa se mu ifamu. Bibiliya iravuga ngo Samweli aravuga ngo ni mumutumira aze, ntabwo muri buryo ataraza. Uzasome muri iki gitabo tumaze gusoma, Bibiliya iravuga ngo baramutumira. Nusoma mu bice 16 baramutumira, araza. Amaze kuza ngo agituruka hari umwuka w'Imana aza kuri Samweli nk'umuhanuzi. Imana ishimwe, ngo aramubwira ngo nguyu umusukeho amavuta umeze uko umutima wanjye ushaka. Imana ishimwe. Imana ntireba nk'uko abantu bareba. Imana yacu igireba binyuranye n'uko abantu bareba. Abantu bareba iby'inyuma, abantu bareba bugufi, abantu barebesha amaso ayangaya areba ibiboneka, ariko dufite andi maso ajya areba ibitaboneka. Imana ishimwe. Dufite Imana igiduha guhishurirwa ibyo abantu batabona, dufite Imana igiduha kumenya ibyo abantu batazi, dufite Imana igibasha kudushyigikira, ikabasha kuduha andi maso kugira ngo isi y'umwijima tumenye uburyo tuyibamo, tumenye uburyo duhishurirwa ibyayo, tumenye uburyo twitwara muri yo. Arangije amusukaho amavuta. Birabangwa arongera asubira inyuma y'intama, ahamara igihe kirekire. Sawuli aguma kuyobora, yaciwe ku ngoma, ariko Imana yari yimikiye umwami. Ndashaka kukubwira ko Imana ubwayo ijya yitoranyiriza. Abantu bashobora gutoranya bafite ibyo bareba. Abantu bareba titire, abantu bagira ibyo barebaho, abantu bagira ibyo bakurikiza, abantu bagira ibyo bahanga amaso kugira ngo umuntu abashe kwemerwa cyangwa agira agaciro mu bantu. Ariko dufite Imana yijya yitegereza mu mutima. Imana ishimwe. Imana ubwayo yitegereza mu mutima, ikabasha kumenya, ikamenya ngo uyu muntu azangirira umumaro, uyu muntu azanyubahisha, uyu muntu azampesha icyubahiro. Niyo mpamvu gukorera Imana bisaba gutoranywa nayo, kuko abantu bashobora kukwemera Imana itakwemera. Abantu bashobora kugukunda ariko Imana we yaraguciye. Kimwe nuko abantu bakwanga ariko Imana ikwemera. Imana igikora ikinyuranyo gitandukanye nuko abantu bareba. Imana ishimwe. Arangije rero nihuse cyane, tumaze gusoma igihe cya Sawuli uyu nguyu nk'umwami wa mbere wa Isirayeli, igihe cye kirarangira. Kimare kurangira rero tubonye hano Dawidi ku ngoma ye, amaze kugera ku ntebe y'ubwami, intebe y'icyubahiro. Imana imwicaje aho yateguye ko yicara. Imana imuhaye icyubahiro yari yaramusezeranije kera, yari amaze igihe abana nacyo. Uzi ko umuntu ashobora kuba mu ishyamba, umuntu akaba inyuma y'intama, umuntu akaba iyo hirya aho abantu batamubona, aho atagaragara mu maso y'abantu, aho abantu batamuha agaciro, ariko Imana yaramutoranyije. Ahamara igihe kirekire, ariko Bibiliya yatubwiye ngo amaze kugera ku ntebe, ngo yibuka ko hari umuntu wamugiriye neza. Imana ishimwe. Ngo yibuka ko hari umuntu yabanye nawe witwa Yonatani, ngo amugirira neza mu gihe Sawuli yamwangaga, mu gihe Sawuli yamuhigaga ashaka kumwica. Ngo arangije kubyibuka, ngo arabaririza. Imana ishimwe. Twasomye amagambo tumaze gusoma hano, ngo arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza, mugirire imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zijya zidushakisha, imbabazi z'Imana zijya zishakisha umuntu. Nubwo waba uri mu kitumvi ngo mutuye ahantu habi cyane, nubwo waba utuye mu ishyamba, nubwo waba uri inyuma y'intama, nubwo waba uri mu bukene, nubwo waba uri mu bigeragezo byinshi, nubwo waba uri mu makuba, nubwo waba uri mu giturage ahatagera n'umuhanda, hatagera igare, hatagera moto, hatagera imodoka, ariko imbabazi z'Imana zirahagera. Imana ishimwe. Ngo arangije arabaririza. Ngo akibaririza, Bibiliya yatubwiye ngo hari umugaragu wa Sawuli witwaga Siba, yari yarigabanyije ibikingi byo kwa Sawuli. Ngo arangije kubyigarurira abituramo, ntiyigeze atekereza kuri uyu mwana, nubwo yarazi ko uyu mwana ahari, nubwo yarazi ko uyu mwana yasigaye, nubwo yarazi ko uyu mwana yarokotse, nubwo yarazi ko uyu mwana mugaye ibirenge, nubwo yarazi ko uyu mwana yagize ingorane zo kubura famiye, yarabiza amakuru yarayafite. Ariko nubwo amakuru yarayazi, ntacyo yigeze amumarira, ntacyo yamukore. Ariko imbabazi z'Imana zaramushakishije, zimukura kwa Makiri mwene Amiyeli Debare, zimuzana i Yerusalemu. Bivuga ngo Yerusalemu byasobanuraga ngo ni umurwa w'amahoro. Yerusalemu hari umutekano, Yerusalemu hari ibyo kurya ibwami, Yerusalemu hari amahoro
yuzuye, Yerusalemu hari umutekano wuzuye, ariko Lodebari yarahungabaniye hagira ibibazo, ariko Imana, imbabazi z'Imana zimutekerezaho. Imana ishimwe. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo nuko si batanga amakuru yabwira Dawidi, aramubwira ngo haracyari umwana wa Yonatani umugaye ibirenge, atangira kumupfobya. Ndashaka kukubwira ngo isi ishobora kugupfobya ifite ibyo yitegereza. Umuntu ashobora kugira ibyo ahagararaho akagupfobya, akagutesha agaciro. Isi yagutesha agaciro bitewe n'uko ikubona, kandi igatanga ingingo zifatika. Akavuga ati uriya amugaye ibirenge. Ntabwo yarabajije niba amugaye ibirenge, ntiyarabajije niba ari umuzungu cyangwa umwirabura, ntiyarabajije niba ari mugufi cyangwa muremure, niba afite imodoka cyangwa atayifite, niba afite amazu cyangwa adahari. Yarabajije niba hari uwasigaye, kuko imbabazi z'Imana zirenga ibyo abantu batekereza. Arangije ngo aramupfobya, aravuga ngo haracyari umwana wa Yonatani ariko amugaye ibirenge. Mwibuke mwebwe abankurikiye, bene data bakundwa banteze amatwi, mwibuke neza ko umuntu wese umugaye, umuntu ufite ubusembwa mu buryo bw'umubiri, yabaga ari ikizira. Ntabwo yemerwaga mu Bisirayeli. Ntabwo yari yemerewe umwanya wo kuba umwami, ntiyari yemerewe umwanya w'icyubahiro, yewe ntiyari yemerewe no kuba umutambyi. Yagombaga kuba umuntu udafite icyo amaze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana igikura ibifatika mu bidafatika, kandi igifata niyo igikura abantu ku cyavu ikabicaranya n'abakomeye, niyo igifata umuntu wari wubahwaga n'abantu hejuru mu cyubahiro ikamumanura ikamukubita hasi. Imana niyo yo kubahwa, Imana niyo yubahisha umuntu, Imana niyo ihindura amateka agahinduka. Turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo amaze kumenya amakuru, uyu mwana mukura mu rugo rw'amakiri mwene Amiyeli Lodebari, ngo bamaze kumuzana ageze imbere ya Dawidi. Bibiliya yavuze ngo yikubita imbere ya Dawidi, agwa imbere yubamye aramuramya. Dawidi ngo akimubona aramubwira ngo humura, kuko ntazabura kukugirira neza kubw'imbabazi z'Imana, sinzabura kukugirira neza kubwa so Yonatani. Imana ishimwe. Hari ikintu Imana ihagararaho ikagirira neza umuntu, hari ikintu Imana yahagararaho ku buzima bwawe, hari ikintu Imana yahagararaho ikakurengera, hari ikintu Imana yahagararaho ikarengera umuntu uyikorera akayubahisha. Ngo arangije aramubwira ati humura, sinzabura kukugira neza kubwa so Yonatani. Icya kabiri, nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli. Mu yandi magambo, ibyari bya sogokuru wawe Sawuli yambuwe kubwo kutanyubaha no kutanyubahisha, byose nzabiguha, uzabisubirana. Mbega umwana ubwiwe inkuru nziza. Bibiliya avuga ngo arangije akibyumva, kuko atizeraga kubaho, byiringiro byari byaramushizemo. Bibiliya yavuze ngo amwikubita imbere agwa yubamye, ngo aramuramya, aravuga ngo njyewe ndinde kandi ndiki kunyitaho kandi n'intumbi yimbwa. Ni ngawe yakavuze ati nge ndimbwa ipfuye. Mu yandi magambo, sindi uwo kugirirwa neza, sindi uwo kwitabwaho. Hari igihe umuntu ajya agira ikibazo mu buzima, akageragezwa, akagira amakuba, agahura n'ingorane nyinshi, ibyiringiro bikamushiramo. Arangije ariko Dawidi byose yarabirenze, imbabazi z'Imana zari zabirenze, ineza y'Imana yari yaharenze. Ntiyari yitaye ko amugaye ibirenge, ntiyari yitaye ko bamutesheje agaciro, ntiyari yitaye ko bamupfobya, ntiyari yitaye ko yasigaye wenyine. Imbabazi z'Imana iyo zarenze imipaka, zirenga ibintu byose. Imana iyo yagambiriye kukugirira neza, uri umukozi wayo wayubahishije, Imana yibutse imirimo, Imana yibutse ineza, Imana yibutse kwitanga kwawe, Imana yibutse, Imana igirira umuntu neza, ikagutabara nta na kimwe irebyeho. Ngo arangije Bibiliya yatubwiye ngo ntiyizeraga ko, ngo ariko Dawidi aramuhumuriza, aramubwira ati humura, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Arangije siba wari warigabanyije ibikingi byo kwa Sawuli. Bibiliya yavuze ngo yari afite abagaragu 20, ngo afite n'abana 15, bose nawe ubwe n'umugore, ngo bahise baba abagaragu ba Mefibosheti. Imana ishimwe. Yerega Imana yakugiriye neza, imbabazi z'Imana zakugezeho, Imana yakwibutse, Imana yagutabaye, Imana yakurengeye. Nubwo ibintu ukora abantu babona bidafatika, nubwo babona nta ibintu byawe nta kigenda, nubwo itangira ryawe ryaba rito, ariko iherezo kubwo kubikorera kubaha Imana, iherezo uzunguka cyane. Imana igitwubahisha. Bene data bakundwa mwebwe mudukurikiye, uyu munsi wa none wabukorera Imana uri umukene, wabukorera Imana nta titire runaka, wabukorera Imana udafite amafaranga, wabukorera Imana utarize amashuri menshi, wabukorera Imana warize cyangwa utarize. Ariko Imana n'imbabazi zayo nizimanuka, ntizizatangirwa no kuba abantu bagupfobya. Ntabwo imbabazi z'Imana zizatangirwa no kuba abantu batakwemera, ntabwo imbabazi z'Imana zizatangirwa no kuba warasigaye uri wenyine, ntabwo ineza y'Imana izatangirwa no kuba udafite amafaranga menshi, ntabwo
ntabwo imbabazi z'Imana zizatangirwa no kuba umaze imyaka myinshi mu kibazo. Oya, imbabazi z'Imana ubwazo zijya zimanuka zigakora ibyo zikwiye gukora. Ineza y'Imana ijya imanuka ikagera aho ikwiye kugera. Reka nkubwire nubwo amakuru baba barayahishe, hari igihe amakuru abantu bajya banga kuyatanga, n'abayafite bakanga kuyatanga, ndetse bakakuvuga uko utari, ubundi amakuru yawe bakayahisha, ndetse abantu bakagupfobya, ndetse ushobora kubona ariho abantu babizi kuriho, ariko ineza y'Imana itari yaza abantu bose bakajya bakureba, ntihagire ukugirira imbabazi, ntihagire ukugirira neza, ntihagire ukwitaho. Ariko ineza y'Imana nimanuka, ubutabazi buza kugeraho. Imana ishimwe. Turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Arangije ibyari bya Sawuli byose byahise bihabwa Mefibosheti. Imana ititaye ko amugaye ibirenge, Imana ititaye ko yamugaye, Imana ititaye ko nta gaciro ahabwa n'abantu, Imana ititaye kuri kavukire, Imana ititaye ku mashuri make, Imana ititaye ku biro ufite, Imana ititaye ku bugufi cyangwa uburebure, Imana ititaye ku nkomoko yaho ukomoka. Imana izakugirira neza, nta kintu na kimwe irebye. Kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Arangije ajya ibwami, akajya asangira n'umwami. Umutekano ibwami wari uhari, ibyo kurya ibwami byari bihari, nta hahamuka ry'Irodebari ryamukurikiye ibwami. Oya, ndashaka kubabwira ko hari bidutera ubwoba uyu munsi, hari biduhagaritse umutima none, hari bikuri kudukanga none, hari abari kudutera ubwoba none, hari abari kudusuzugura none, hari abataduha agaciro none, nuko turi mu isi y'abandi. Ariko nitugere ibwami aho dusiganirwa, icyambere tuza ihamuka rizarangira. Iterabwoba Satani yadushyizeho Imana izaritwibagiza, agasuzuguro Satani yadusuzuguye Imana izakatwibagiza. Ingorane twagize byose Imana izatwibagiza. Imana ishimwe. Reka nkubwire, ndashaka kubabwira bimwe mu bintu bikorwa n'itegeko ry'umwami ku muntu wibutswe n'Imana. Ngiye kubabwira ibintu 10 byakozwe n'itegeko ry'umwami ku muntu wibutswe n'Imana, cyangwa se ibintu 10 Dawidi yagiriye Mefibosheti kubwo kwibukwa n'Imana. Igihe Mefibosheti yari yibutswe n'Imana, icyambere cyakozwe n'itegeko ry'umwami nuko habayeho umwami yagize kwibuka. Ndashaka kubabwira ko kwibuka ni ngombwa ku buzima bw'umuntu, kwibuka ni ngombwa mu buzima bwa misi yose, ni ngombwa ko tubaho mu buzima burimo kwibuka. Hari ibyo twibagirwa, ariko hari n'ibyo tugomba kwibuka. Ni ukuvuga ngo kwibuka ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukibuka ngo Imana yankuye hariya, Imana yantoranyije, Imana yankijije uburwayi, Imana yankujije muri bya bindi bikomeye, Imana yantabaye muri bababisha benshi, Imana yandinze muri cya gihe kibi, Imana yantambukije ahandi abandi baguye. Ukwibuka ni ibintu by'ingenzi byahozeho kuva kera. Umwami yagize kwibuka. Mu yandi magambo, kwibukwa n'umwami byahesheje Mefibosheti kwibukwa. Mu yandi magambo ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi waba waribagiranye, amateka yawe yaribagiranye, abantu barakwibagiwe, abantu batakwitayeho, abantu bataguha agaciro. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana yacu izakwibuka. Ntiwitaweho, Imana ikwitayeho. Waribagiranye, Imana ntiyakwibagiwe. Nta gaciro uhabwa n'abantu, Imana yacu izakaguhesha. Mu yandi magambo, amateka yawe asa naho yibagiranye, Imana izahagarara mu byawe. Kwibukwa, yagize kwibukwa. Icya kabiri, umwami yamutekerejeho. Icya kabiri gikorwa n'itegeko ry'umwami ni ugutekerezwaho. Ndashaka kukubwira ngo Imana ijye idutekerezaho. Ndimutekereze ko uyu Dawidi yari umuntu woroshye. Dawidi uyu nguyu watekereje kuri uyu mwana, nubwo uyu mwana yagaragaraga nk'uwamugaye, uyu mwana akagaragara nk'umuntu wahondaguwe, uyu mwana akagaragara nk'umuntu wahuye n'ingorane nyinshi, ariko uyu wamutekerejeho ntimugire ko yari umuntu woroshye. Dawidi uyu nguyu uvugwa ni wa wundi wishe Goliyati. Dawidi uyu nguyu uvugwa ni wa wundi wishe intare. Dawidi uyu nguyu uvugwa watekereje kuri uyu mwana ni wa wundi wishe idubu. Uyu yari umuntu ufite amateka yihariye, kandi amateka y'icyubahiro, amateka yubahisha Imana, kandi nawe akamwubahisha. Ariko imbabazi z'Imana zaragiye ziramugenderera, biba ngombwa ko atekereza kuri uyu mwana. Icya gatatu cyakozwe habayeho kubaza amakuru. Ndashaka kukubwira ngo nubwo amakuru yawe yabatazwe, uyu munsi ntituzi inkomoko yawe, nta nubwo tuzi uko wabayeho n'ubuzima wanyuzemo, ntituzi uko ubayeho n'ibikubeshejeho, ntituzi aho uvuka n'uko wakuze, ntituzi. Mu yandi magambo, abantu baba bahishwa amakuru yawe.
abantu tujya tubana tugira amakuru yihariye, tukaba tuyaziranyeho n'imiryango yacu gusa, andi tukayamenyana, tukaba tuyazwiho n'Imana ubwayo tuziranye nayo dukorera, abantu ntibayamenye. Ariko ndashaka kukubwira ngo imbabazi z'Imana iyo zamanutse n'amakuru yawe aramenyekana. Imana ishimwe. Birashoboka ko wakuba makuru yawe yaba atazwi, akaba ataramenyekanye, abantu bakakwibagirwa, yewe n'abafite amakuru yawe ntibayatange. Abahari n'abagomba gufashwa, uri mu cyiciro cyo gufashwa, abantu bakaguhisha kuko batifuza ko wagirirwa neza. Ariko Imana nimanuka mu mbabazi zayo, wibutswe n'Imana kubw'imirimo, Imana izakwibuka. Imana ishimwe. Amakuru izayashakisha yo yigerera kuri tere. Ntabwo ijye uko abantu bakubona ariko ikubona, ntabwo uko abantu bakuza ariko Imana ikuzi. Imana igira n'ibyo yihariye abantu tutazi. Ariko ndashaka kukubwira ngo imbabazi z'Imana zijya zikora, imbabazi z'Imana zirahari. Hajya habaho gushakisha amakuru, vuga ngo reka ngere muri korari ndebe kuko bamuvuga ariko ari, kangere hariya muri karitsiye hatuye ndebe kuko bamuvuga ariko ari, kangere hariya akorera mu kazi menye ndebe niba amakuru ari kuhavugwa ariko ariyo ahari. Mu yandi magambo, birashoboka ko abantu batanga amakuru mabi, bakakuvugaho amakuru mabi, bakagutangira raporo mbi, bakaripotinga ibitari byo. Mu yandi magambo, amakuru nyayahari bakayahisha. Ariko imbabazi z'Imana iyo zamanutse kubwo kwibukwa n'Imana kubw'imirimo, n'iryo jambo turiho, n'amakuru azatangwa kandi Imana ubwayo irayafite. Ukuri ni ko Imana ikuzi. Imana ishimwe. Icya kane cyakurikiyeho, yarashakishijwe, habayeho gukora ubushakashatsi, habayeho research mu Cyongereza. Mu yandi magambo, hajya habaho ubushakashatsi. Hari igihe Imana igikora ubushakashatsi ku muntu. Uyu munsi wa none birashoboka ko igihe urimo yaba ari Imana yagushyizemo iri mu bushakashatsi bwayo, kugira ngo irebe ko kwizera kuri muri wowe gusohoza kugendana no gukiranuka kose. Uyu munsi wa none Imana igikora ubushakashatsi. Ariko se amakuru Imana iri bubone nayahe? Imana nikora research, ni yihe raporo iri buturuke aho utuye, ni yihe raporo iri buturuke aho muri korari uririmbamo, ni yihe raporo iri gutangwa muri karitsiye utuyemo, ni yihe raporo iri gutangwa mu kazi aho ukorera, ni yihe raporo iri gutangwa mu rungano bagenzi bawe, mu basaza bagenzi bawe, mu bagabo bagenzi bawe, mu bavyeyi bagenzi bawe, mu bakobwa bagenzi bawe, mu bana bagenzi bawe, mu banyeshuri bagenzi bawe, mu bakozi bagenzi bawe. Mu yandi magambo, ni yihe raporo iri gutangwa? Habayeho gukora ubushakashatsi. Imana igikora research. Mu yandi magambo, hajya habaho ubushakashatsi. Icya gatanu yakuwaho yarari, hajya habaho promotion. Haleluya. Imana igikora, mu yandi magambo, Imana igikora ubushakashatsi. Ariko ndashaka kubabwira ngo yatanze promotion. Dawidi yaramubwiye ngo nzagusubiza imisozi yose Nyarwembo ya sogokuru Sawuli. Mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo yahawe promotion, yahawe promotion. Mu yandi magambo, Imana yaramupromotinze. Ndashaka kukubwira, ni witegereza ugatekereza ku mbabazi z'Imana, ugatekereza ku neza y'Imana, ku bantu bayikorera bakayubahisha, ku bantu bihanganye mu bihe bibi, ku bantu bakomeye mu gihe kibi, ku bantu banyuze mu bikomeye ariko bakagaragaza Imana ikomeye, ku bantu bahuye n'ingorane ariko bakagaragaza Imana ishobora byose, bakayikomeraho. Ntusambane kubera kuri mu gihe kibi, ntiwibe kubera ko warubonye okaziyo y'uburyo wakwiba, ntunyereze imitungo y'abandi kuba warubonye uburyo bwo kuyinyereza, nturiganye mu buryo kandi warubonye uburyo bwo kuriganya, ntiwibe warubonye amahirwe yo kwiba. Aho hose ukahanyura, ukubahisha Imana, ukayubahisha, ukayigaragaza, Imana izabana nawe. Turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Bene data bakundwa, bashiki banjye, bavandimwe, mwebwe mudukurikiye, ndashaka kukubwira ngo Imana izatwibuka. Abantu bakwibagirwa ariko Imana ijya yibuka. Abantu bagutererana ariko Imana izaguteturura. Abantu baguhana ariko Imana irakwegereye. Abantu bagusuzugura ariko Imana izakubahisha. Abantu bagutesha agaciro ariko Imana iragushyigikiye. Bene data bakundwa, turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ntabwo Imana ishobora kwirengagiza umukiranutsi. Imana izakwibukwa. Ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Bene data bakundwa, niba ukorera Imana, Imana ntizakwibagirwa. Yahawe promotion cyangwa se promotion. Imana igibasha kudupromotinga. Yakuwaho yarari. Ikindi, yahawe ihumure. Bibiliya iravuga ngo Dawidi aramubwira ngo humura kuko ntazabura kukugira neza ku bwa Yonatani. Yongeza nyambwira abanyumva ngo kubw'imirimo. Ntabwo Imana izabura kukugira neza kubw'imirimo. Uyu munsi wa none ntabwo Imana izakugirira neza ku bwa Yonatani dusomye hano, ahubwo uzagirirwa neza kubw'imirimo. Uzagirirwa neza kubwo gukiranuka, uzagirirwa neza kubwo kubaha Imana ukayubahisha, uzagirirwa neza kubwo ubufasha abandi, uzagirirwa neza kubwo urukundo ukunda Imana ukayikundisha abantu, uzagirirwa neza kubwo gutabara kw'Imana igukuye mu kibazo, icyubahiro
icyubahiro cyawe kikazamuka. Ni ngombwa ko ugomba kumenya ngo Imana ijya yibuka umukiranutsi, yahawe ihumure. Nkwifurije ihumure mu izina rya Yesu. Wowe udukurikiye nkwifurije ihumure. Umaze iminsi ubona ibiguhahamura, umaze iminsi ubona ibiguhagarika umutima, umaze iminsi wita ku bakuvuga gusa, umaze iminsi ubona abagusuzugura, umaze iminsi ubona abagupinga, umaze iminsi urwana n'ibikuta by'ibigusubiza inyuma. Ariko akiri ihumure mu izina rya Yesu. Imana yacu igitanga ihumure, iguha ihumure mu rugo rwawe, iguha ihumure mu kazi kwawe, iguha ihumure muri karitsiye aho utuye. Imana itanga ihumure mu bana bawe, Imana itanga ihumure ku mufasha wawe, itanga ihumure ku mutware wawe, itanga ihumure muri karitsiye aho utuye. Imana itanga ihumure mu izina rya Yesu. Iguha ihumure, yahawe ihumure. Ikindi cyakurikiye, yahawe kurya ku by'ibwami. Mu yandi magambo ndashaka kubabwira ngo tuzarya ku by'ibwami. Bibiliya yatubwiye ngo aravuga ngo uzajya urira ku meza yanjye iteka ryose. Hari igihe umuntu ajya abana n'umukire ntabe yanasangira nawe, ariko uyu munsi tuzasangira n'urenza abakire, tuzasangira n'urenza abami n'ibikomangoma, tuzasangira na Yesu, umunyacyubahiro ukirusha abandi. Uyu munsi niba uri uwo kubahwa, hari ukikurusha. Niba uri umutunzi, hari uwaguhaye gutunga. Niba ukomeye, hari uwaguhaye gukomera. Niba warize, hari utanga kwiga. Niba warubatse, hari uwaguhaye kubaka. Ndashaka kukubwira ngo uyu urenze bose, haleluya, uyu urenze bose tuzasangira nawe. Bijya bishoboka ko iminsi yakwamburiye agaciro, ikakwambura kubahwa, ugasuzugurwa wari umunyacyubahiro, icyubahiro ukakimanukana ukakijyana ku cyavu. Ariko uyu nguyu dukorera, uyu duhamya, azatwubahisha. Imana ishimwe. Tuzasangira nawe, yahawe gusangira n'umwami. Itegeko ry'umwami rijya riduhesha gusangira nawe. Uwo munsi nta so, nta sasa, nta dongo, nta kamemo. Yivuze ngo icara urahicara, yivuze ngo haguruka urahaguruka. Iyo itegeko ry'umwami rikwirukanye, intebe uyivaho ikicaraho undi, yiguciye ku ngoma uyivaho undi akima. Niko bigenda itegeko ry'umwami. Turi ku bintu 10 bikorwa n'itegeko ry'umwami ku muntu wibutswe n'Imana. Harimo no gusangira n'umwami, harimo kubahwa, harimo ihumure, harimo kubahishwa. Itegeko ry'umwami rizatwubahisha. Imana ishimwe. Dukomere kuri uyu mwami, azatwubahisha. Ikindi cyakurikiyeho, yashubijwe imisozi yose y'inyarurembo. Yaramubwiye ngo nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli. Mu yandi magambo ibyo yari yarambuwe nzabigusubiza, nzagushumbusha. Hari ibintu isi yatugomwe. Hari igoma, ushobora kuba warahuye n'igomwa ry'isi rikakwambura imitungo. Isi ishobora kukwambura imitungo ya so, ikakwambura imitungo mama wawe yasize, ikakwambura ibyawe, ikakwambura amafaranga, ikakwambura amazu, ikakwambura amamodoka, ikakwambura imirimo, ikakwambura amashyamba, ikakwambura byose. Isi ijya yamba. Hari abantu benshi isi yambuye ibi byari byabo, isi irabibagomwa rwose. Baranaburana, baratsindwa, batanga n'ihazabo. Mbese ukagerageza no kujurira ugatsindwa, isi ikakuriganya ibyawe kandi wari ubitunze. Uko niko isi imeze, niko isi yubatse. Ariko iryo ni ihame ry'isi, nta karengane, nta kurigira. Ariko Imana ishimwe, umwami dukorera, umwami twakurikiye, azadushumbusha. Nubwo niba uyu munsi ntabyo ufite byere kugutera ikibazo, kora ibyo ukwiye gukora. Nanjye sinkunda abanebwe. Kora, Imana igushyigikire. Ariko kandi niba wari unabifite, isi ikabikugoma, ukaba wubaha Imana ukayubahisha, ukaba warakoreye Imana, ukaba waravuze Imana, ugahamya Imana neza, ugahagarara mu mwanya wayo, ukubonye akabona Imana, ukumva kumva Imana, ukurebye akabona imbaraga z'Imana, Imana izakubahisha. Imana ishimwe. Turi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ikindi cya nyuma, yahawe abagaragu n'abasha. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi niba nkurikiye ukorera abandi, ujye kubakorera neza. Imana nibona ko wahakiranukiye, nawe izakubahisha, nawe izaguha abagukorera. Niba ukora akazi ko mu rugo, uyu munsi gakore neza. Abo bana barere neza, biteho, buhagire, bagaburire, biteho nk'uko nyina yabahagaze, biteho nk'uko se yabahagaze, biteho. Mbese mu yandi magambo, abahagusize uhababere neza, uzaba uhabereye Imana. Imana nibona warubashye, warareza abandi neza, nawe abawe izabarera neza. Nibona warabubashye, nawe abawe bazubahwa. Nibona warabakunze, nawe abawe bazakundwa. Niba warabafashe nabi, nawe ujye umenya ngo egare icyo biba nicyo uzasarura. Nta uhinga amasaka ngo asarure uburo, nta uhinga uburo ngo asarure imyumbati, nta uhinga imyumbati ngo asarure ibigori, nta uhinga ibigori ngo asarure ibirayi, nta uhinga ibirayi ngo asarure amateke. Icyo wabibye nicyo uzasarura. Mu yandi magambo, icyo biba nicyo kizakugarukaho.
wari ukwiye kwitonda. Ese uyu munsi uri kubibiki? Wabibye amahoro, Imana izayakugarurira adaciye aho wayanyujije, izayanyuza ahandi uhure nayo. Wabibye urukundo, Imana izarukugaruraho. Wabibye ubwumvikane, nawe uzabusanga imbere. Wabibye imbabazi, nawe uzababarirwa. Icyo biba nicyo uzasarura. Bene data, nababwiraga ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ariko ndashaka kubabwira gato cyane. Dawidi uyu nguyu wakoze ibi bintu bigera ku 10 tumaze kubwirwa. Mwibuke ko Dawidi yari afite amateka. Bo abahanga baravuga ngo Dawidi uyu nguyu yari afite ibigwi bimuranga. Nawe ukwiye kugira ibigwi bikuranga mu gihe cyawe. Njya mbwira abantu ngo babwira ngo niba kubaho kwanjye ntacyo maze, no kubaho nta mpamvu yo kubaho. Niba kubaho kwawe utabereyeho abandi, nta mumaro ufite mu bantu, nta n'impamvu yo kubaho. Nta n'impamvu. Niba uriho nta ubereyeho, kubaho kwawe bimaze iki? Niba kubaho kwawe nta muntu ugomba kurya ku bwawe, ntiyambare ku bwawe, ntishime ku bwawe, ntiyige ku bwawe, nta muntu ugomba kubaho neza ku bwawe, no kubaho kwawe ntacyo byaba bimaze, no gutungwa kwawe ntacyo byaba bimaze, no kugira byinshi kwawe ntacyo byaba bimaze. Kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Dawidi uyu ngo ajya kwica Goliyati. Abahanga baravuga ngo yaba yarahagaze ku bintu 5, ngo ibitabo 5 bya Mose. Icyambere ngo yamurebeye mu amateka y'ijambo ry'Imana uyahagazemo neza, yakunyuza ahantu utari kunyu. Ngo yamurebeye mu mateka y'ibitabo 5 byitirirwa Mose. Icyambere ngo yamureye mu gitabo cyitwa Itangiriro, ngo asanga nta cyiza yigeze akora. Bati kwica Goliyati bizanyorohera, kuko nta itangira rye ntari hari, nta n'impamvu yo kumutinya. Wamurebera mu gitabo cyitwa Itangiriro. Igitabo cya kabiri cyitwa Kuva, ngo aravuga ngo ubwo atavuye mu byaha akaba ari umunyabyaha, kumwica bizanyorohera, nta kimukingiye. Ujye ugira ikintu uhagararaho ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntukwiye kuryumva gutya gusa ngo rice mu matwi yawe urekeraho. Oya, Dawidi yagize ibintu ahagararaho byatumye aya mavuta y'abana inyuma y'intama akayabana mu ishyamba, akayatambukana gitware, akageza igihanga Yerusalemu, akava ku Yerusalemu azanye igihanga cya Goliyati, akaza kwicara ku ntebe y'ubwami, akagera igihe cyo gutekereza ku bandi. Yari afite ibigwi, yari afite ibihamya. Uyu munsi wa none wawuhagaze kuki? Niki kintu uhagazeho? Amurebe mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva, ngo asanga ntigeze ava mu byaha, uyu ni umunyabyaha nta kimukingiye. Amurebera mu gitabo cya gatatu cyitwa Barewe, cyavugaga ku bitambo n'abatambyi, asanga ntiyatambiye Uwiteka, nta gukiranuka kuri muri we. Aravuga ati ubwo ari umunyabyaha nta mpamvu, kumwica bizanyorohera, nta kimukingiye. Asanga ntiyatambiye Uwiteka, nta kwera kuri muri we. Mu yandi magambo nta gukiranuka afite mu mutima we. Aravuga ati kumwica biranyoroheye. Ageze ku gitabo cya 4, iki gitabo cya 4 cyitwaga Kubara, asanga ntiyabazwe ntiyabaruwe. Aravuga ati no, ubwo atabazwe mu bwoko bw'Imana, ntabara mu yandi magambo. Uyu ntabarwa mu bwoko bw'Imana, ntabarwa mu bakozi b'Imana, ntabarwa mu baririmbyi, ntabarwa mu kuramya, mu guhimbaza Imana ntabibamo, gukiranuka ntabibamo, gufasha abakene ntabirimo, kubaha Imana ntabirimo, mu banyamahoro ntarimo, mu babibi ingeso nziza ntabamo, mu bigisha ijambo ry'Imana ntabamo. Abati uyu ntabara, kumwica biranyorohe. Ngo ageze mu gitabo cya 5 cyitwa Gutegeka kwa 2 cyavugaga amategeko, asanga nta tegeko na rimwe cyavugaga ku mategeko, asanga nta tegeko na rimwe yitondeye. Aravuga ati ubwo nta tegeko yitondeye, nta niryo kumurengera. Abihagararaho bihamya. Arangije Bibiliya avuga ngo afata ibuye rishyira mu muhumetso, arazunguza. Abahanga baravuga ngo nubwo ari zunguza, hari igitabo cyitwa Kufa Polipoli gitanga comment. Icyo gitabo umwanditsi w'icyo gitabo yaravuze ngo niya rirekura ryerekeje mu iburengerazuba, ngo ryari kugaruka rizenguruka rishaga Goliyati, ngo kuko Imana yari imushyigikiye. Mu yandi magambo Goliyati yari yamaze gucibwa, ntabwo Imana, nta nkunga y'Imana yarafite. Ngo ariko Dawidi kuko Imana yari imushyigikiye, ngo nubwo akirirekura ngo rijya hasi, ngo ryari kuzamuka rigashaka uruhanga rwa Goliyati, ngo kuko Dawidi Imana yari imushyigikiye, yamwishimiraga. Uyu munsi wa none wowe niki Imana yahagarara yikurengera? Uri umukozi w'Imana, urayubaha, urayubahisha, uri umunyamumaro mu bantu. Muri sosiyete nyarwanda uri umumaro, hano muri Amerika uri umumaro, aha muri Aziya uri umumaro, aha muri uyu mugabane wa Oceania uri umumaro, mu Burayi uri umumaro, mu Bubiligi ufite umumaro, mu Bwongereza uri umunyamumaro, muri Afurika uri umunyamumaro. Wowe ubwawe n'icyo ukorera Imana, Imana yahagarara ikugirira neza. N'iki cyatuma Imana ikwibuka? Ni ingeso nziza, ni amagambo mazima, ni ibikorwa byiza, ni imbabazi ugira. Bene data bakundwa bashiki banjye, mwebwe mwari mudukurikiye, Imana ibaha umugisha. Twari ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Waba ushaka gusengerwa,
waba ushaka kwihana, wari warasubiye inyuma ukaba ushaka kugarukira Imana, waba wari umaze gucogora mu gukorera Imana no kuyubaha no kuyubahisha utuye naho ngaho ukorera, reka dusenge Imana tugusengere mu izina rya Yesu. Mana yacu wo kwizerwa, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryatubwiye kwibukwa nawe kubw'imirimo. Dusanze ujya wibuka abakiranutse. Hari abakuririmbiye bakennye bafite ibibazo n'intambara nyinshi, hari abavuze ubutumwa bameze gutyo, hari ababayeho bababaye bafite ingorane n'amakuba menshi, ibihe birabanamura, ibihe bibaca intege birabagamburuza. Aba turabasengeye mu izina rya Yesu. Hari abangaba babagaho nk'uko bakwiye kubaho, bakumva ibintu byose babyemerewe, ariko muri bo hatarimo ibanga ryitwa kugukorera no kukubahisha. Turabasengeye ngo abo nabo babarirwe ibyaha n'ibicumuro byabo, mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibagirirwe. Urakoze Mana ko wumvishe gusenga kwacu. Abari baracogoye ibyiringiro byarabashizemo, basubiza intege mu bugingo. Abarwayi nibakire ku bwaryo. Ijambo ryawe rigira umumaro kandi risoza icyo waritumye. Imbaraga zawe zikora nabera zidushyigikire, ntabari twahubwo we muri twe. Tugushimiye ibyo byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Twari ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana kubw'imirimo. Ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, hari indi nkunga watanga muri iki kiganiro, kuko byose biba bikenewe, haba hakenewe imbaraga z'ibitekerezo n'imbaraga z'ibifatika. Ufite rero inkunga imwe muri byo, ugisha inama, usengerwa n'ibindi byose waba wifuza kutugezaho, nomero yanjye ubanza akamenyetso ko guteranya 250 7 8 2 44 49 24, cyangwa se ushobora no guhamagara ku yindi nomero 07 81 6 inshuro ebyiri 20 64 6. Shalom.